Guhuza igitsina n'umugore wahahamutse. Gufata ku ngufu, gukubita no guhemukira umugore mu buryo bunyuranye bituma ashobora kuzinukwa burundu ibyo guhuza igitsina. Umugore warongowe atabishaka, agatukwa, akandagazwa, agasebywa, bituma atinya guhuza igitsina. Nubwo byaba byaramubayeho kera kandi umukunzi babana uyu munsi akaba ari mwiza, uzasanga umugore wahahamutse kubera kugirirwa nabi, atifuza uwamukoraho, atekereza ko adashobora gushimishwa n'igitsina kuko ubwa mbere bitamushimishije, iyo arimo guhuza igitsina arasimbagurika ntatuza. Ahora yibuka ubugome yagiriwe iyo mu guhuza ibitsina bigeze aho bakora ibisa n'ibyo yagiriwe igihe yafatwaga ku ngufu. Umubiri we uba urimo gutanga igitsina, roho ye ishungiriye itabirimo. Yumva atewe isoni n'umubiri we. Ibi ni ibibazo ku mugore ndetse no ku mukunzi. Hari igihe umugore yumva yirakariye, anarakariye umukunzi we. Niba umeze gutyo, si byiza kwihererana ibyo bibazo. Abaganga bashobora kugufasha kubikemura, ugatangira ubuzima bwiza bugukwiriye. Ubigejejweho na Bangambiki Habyarimana.